Mu masaha ya saa 11 z'umugoroba Shimwa yageze mu irembo arasohoza. Ijwi rye bakiryumva bahise bamumenya bamuha ikaze. Bari bicaye mu mbuga, Umuhoza yicaranye na nyina na musaza we n'abandi barumuna be babiri. Bose bari mu turimo twa nimugoroba. Umuhoza yafashaga mama yo gutondera ibitoki, murumuna we atetse mu gikoni, undi wamukurikiraga yicaye hirya rwambiranye neza indangatsi yari yakoze mu mweyo. Shimwa cyagera bakabona ari we, bahise bareka ibyo bari barimo. Bamperukaga atarajya gupagasa kure. Mama wabo niwe wasaga nk'uri ku ruhande, yahise agendera muhobera cyane, abandi nabo baboneraho. Uretse wari utetse nawe bashaka kureba hanze, abandi babaye bahagaritse ibyo bari barimo bamubaza amakuru. Mbere yo kugira icyo avuga, yabahereje ibaruwa yari izinze ngo babanze gusoma intashyo za Mugabe. Mugabe yakundanaga n'Umuhoza, yari yamuhaye ibaruwa ngo ayibashyire. Shimwa ntiyifuzaga kubabwira amakuru batarayisoma. Icyakora nta muntu n'umwe uzi gusoma muri urwo rugo, kuko yari igenewe Umuhoza, icyo yakoze kwari kuyifungura gusa. Yabwiye Shimwa, turabizi ko amashuri yahoze ari ay'abahungu, hano ntawabashije kwiga ngo amenye gusoma, dusomera ibyo yanditse. Yari afite amatsiko menshi cyane ashaka kumva ijambo ry'umukunzi we. Iwabo nabo bari bazi iby'urukundo rwabo kandi ntacyo yabahishaga, yemeye ko asoma bumva. Shimwa agiye gusoma abanza kwikangamo, yaramubwiye ati Umuho, ibintu yanditse iyo menya ko ari byo simba nazanye ibaruwa. Rwose reka mabwire bike cyane mu bikubiyemo, twiganirire ibindi, kuko aya magambo sinarutanye basomera. Umuhoza ati wa Shimwa, nsomera iby'umukunzi wanjye wagiye gushaka murongo yanyandikiye. Umusore ati basi reka tujye ku irembo mbigusomera uri wenyine, uraza kubibwira abo mu rugo nyuma, ariko nabyo biragoye. Umuhoza yagize ubwoba, aramubaza ati none se byagenze bite, yanditse ibiki, wikomeza gutwicisha amatsiko? Ariko rero umutima uransimbutse, nyabusa dusomere, kandi rwose si ngombwa ko njya ku irembo, urukundo rwacu baruzi kuva kera, wigira impungenge, dusomere twese twumve, n'ubundi nyuma naza kubibabwira. Shimwa yikije umutima, areba hasi areba hejuru, amera nk'ushobewe, ageze arikoroza ati mwese nimwumva uko yanditse. Yagize ati Umuhoza mukobwa twakundanaga, nongeye kugusuza nkwifuriza amahoro y'Imana. Umuhoza aramubwiye ati burekeye aho, umukobwa bakundanaga cyangwa bakundana? Shimwa ati nyamara ndi gusoma ijambo ku rindi, ndi kubasomera ibyo yanditse. Umuhoza yaratuje, Shimwa akomeza gusoma. Yarasomye ati ubu ndi kure cyane, buri munsi umutima wanjye ugaruka kuri byinshi nanyuranyemo nawe, ukajya kugwa mu nda. Iyo mbimenya kare simbe narataye igihe cyanjye kuri wowe. Ndagusaba ngo wibagirwe ibyacu, kuko nasanze nakwiriye gukomezanya nawe. Nifuza ko dutandukana, nakoze uko nshoboye kose nsubira mu buzima busanzwe, nicuza imbaraga nataye nkundana nawe, kandi nzakoresha izindi mbaraga zanjye zose nsigaranye, nzitanga uko nshoboye kugira ngo nazongera kukubona. Uri impamvu ituma numva ko ngomba gucika intege, nk'iyo mbyutse meze neza nkibuka isura yawe, umunaniro wikuba karindwi ntaziyovuye. Iyi baruwa yari yo kugusezera burundu. Umuhoza akimara kumva ubutumwa Shimwa yaramusomeye buvuye ku mukunzi we Mugabe, habuze gato ngo agwe hasi. Yaricaye ararira, mama we nawe ananirwa kumufata ngo amubuze kwigaragura mu itaka. Agahinda kari kenshi mu mutima we, iwabo nawe agahinda karabeguye, yaba nyina na barumuna be. Umuhoza yibwiraga ko umukunzi we yamwohereje ibaruwa irimo amagambo meza, nyamara nta jambo ryiza na rimwe ryari ririmo. Icyakora aho kuyitandura yari yifashe yijyana mu cyumba cye, akomeza kuririra mu nzu, yanga kugaruka hanze. Ako kantu ko kuba yarayijyanye mu nzu akayibika, Shimwa kamuteye ubwoba cyane, kuko ibyo yarasomye byari binyuranye n'ibyanditse. Yibwiraga ko arahita aca urwo rupapuro, ntiyabikora, ahubwo ararubika. Gusa yibutse ko nta se bagira, wenda ngo abasomere kuko aramaze imyaka mike apfuye, kandi bose bakaba nta n'umwe wari uzi gusoma mu rugo. Yigarurira icyizere, akomeza kuganiriza nyina w'Umuhoza amuhumuriza. Bose bamubarije rimwe bati Mugabe mwahuriye he? Shimwa nawe yatangiye kubasobanurira uko bahuye. Ubundi Mugabe yari umusore wavukiye muri ako gace, aturanye n'iwabo w'Umuhoza, ahantu bashoboraga kugenda nk'isaha yose n'amaguru. Ariko nanone kugera kwa Shimwa hari harimo akagendo nk'amasaha abiri. Shimwa na Mugabe bari barahuriye mu ishuri, baba ariho bamenyanira. Muri icyo gihe bigana mu mashuri abanza, Mugabe yabwiraga Shimwa ko afite umukobwa bakundanye kuva kera, kandi ko nasoza kwiga bazabana. Shimwa yari afite amatsiko yo kumureba. Igihe kigeze Mugabe amujyana iwabo Muhuza n'Umuhoza. Shimwa akimubonera amwishimira anamukunda, ariko abura uko agira kuko ari umukunzi w'inshuti ye. Kubera ko ari we muntu wari inshuti ya Mugabe cyane, n'iwabo w'Umuhoza baramumenye. Ariko bose bavuye mu mashuri batarangije kwiga neza. Shimwa akirivamo yasezeye kuri Mugabe n'Umuhoza, ababwira ko agiye gushakira amafaranga mu yindi ntara. Mugabe yabonye atasiga umukunzi we ngo ajye gupagasa kure, akomeza gukorera hafi y'iwabo, ngashaka amafaranga vuba kuri Umuhoza wabo bibanire. Ariko yageze igihe cyo kubaka, yegera se amusabye ikibanza arakimwima. Se yari yarashatse abagore batatu. Mugabe nk'umwana wo ku mugore wa gatatu yahoraga yumvishwa na se ko atagira ijambo, nawe akura azi ko nta gaciro afite nk'uko byari bimeze ku bandi bana bo ku bandi bagore. Se yari yaranzuye ko nta mwana wo ku mugore wa gatatu azaha ikibanza cyo kubakamo inzu, kuko yasaga nk'uwarozwe n'umugore wa mbere. Ubundi abandi bagabo bakunda abagore ba nyuma kuko baba barabashatse bafite abo ba mbere, ariko we yari yaramwanze urunuka. Uwa kabiri we yageragezaga kumworohereza, abana bagapfa kubumva, ariko uwa gatatu yari yaramuzinutswe cyane kuko yifuzaga kubana n'umukunzi we rero, kandi bikaba byaramusabaga kubanza kubaka. Yagiye gushakira amafaranga kure. Mbere yo kugenda asezeye ku Muhoza, amubwira ko azagaruka amaze kubona ubushobozi. Na se w'Umuhoza akiriho yishimiraga urukundo rwabo. Uretse ubukene bwabo wa Mugabe no kuba yaravutse ku mugore wa gatatu batitaweho na se, ariko ubundi yari umwana w'umuhanga kandi ugira umwete n'ikinyabupfura, abantu bakabimukundira.
Yabwiye Umuhoza ati mukunzi wanjye, urabizi ko ari wowe wenyine nkunda imbere n'inyuma, nifuzaga ko tubana bitari kera, ariko ubu amafaranga nari maze kurundanya ngo nubake kuko ari make, ngiye gushakishiriza mu bindi bice nzaza yariyongereye, nzagaruka mfite yo kugura ikibanza, ayo kubaka n'ayo gukoresha ubukwe, uzambere umwizerwa nanjye nzakubera uwo kwizerwa, nzajya nkoherereza amabaruwa kugira ngo utazakeka ko nakwibagiwe. Yajyanye n'umugabo wari uherutse kuza muri ibyo bice azanye ibaruwa, ayizaniye umugabo w'umukungu bari baturanye. Uwo mugabo niwe bahuje, akamubwira ko hari ahantu yamurangira akazi ko gukora mu rugo rw'undi mukungu, akajya amuhemba ku kwezi cyangwa akazamuha nk'irenze imwe mu gihe runaka. Mugabe niwe yarajyanye nawe, atazi ko nagira azahurirayo na Shimwa. Shimwa nawe niho yiberaga. Umwaka wari ubaye wa 4, ariko Rupagaso nubwo anyuzagamo agasura ab'iwabo, ariko naho yapagasaga yagendaga yimuka, akaba aho yakoreraga uyu munsi akajya ahandi. Mugabe rero yisanze bahuriye muri iyo ntara, nawe akaba yarahamaze iminsi avuye mu kandi karere, bahurira muri ako kandi. Nk'abantu bahoze ari inshuti, bapanze ko bazajya bahura kenshi mu gihe batari mu kazi bakaganira. Ariko Shimwa yageze ahamubwira ko agiye gusura iwabo, Mugabe ahita amusaba kumujyanira ubutumwa. Yanditse ibaruwa amusaba kuzayiha Umuhoza. Yayifunze neza arayimuha, yizeye ko azayimugezaho amahoro. Muri iyo myaka, mbere yuko telefoni ziza mu buzima bwa rubanda, itumanaho ry'abantu bari batuye kure ryari rigoye kandi rirenze uko abantu bo muri iki gihe babitekereza. Iyo umuntu yashakaga kuganira cyangwa gutumaho undi wavuga utuye kure cyane byaramugoraga kuko ntibyari byoroshye na gato. Ku rundi ruhande, ubuzima bwari bworoshye mu bigendanye no gushaka imibereho kuri bamwe, ariko ku bigendanye n'itumanaho, kohereza ubutumwa no kubwakira byasabaga kwihangana, gutegereza no kwemera ko amakuru agomba gutinda, cyangwa rimwe na rimwe akayobera ahandi hantu ntazagera aho yoherejwe. Nta telefoni, nta radiyo, na interineti. Icyo gihe amakuru yabaga ari ibintu bihambaye cyane, kandi uwabashaga kuyabona cyangwa kuyageza ku bandi yahabwaga icyubahiro cyihariye. Uburyo bwakoreshwaga cyane mu itumanaho n'ubwanditsi, ariko ntibwari bworoshye kuko abantu benshi batari bazi gusoma no kwandika. Mu by'ukuri abigaga bari bake bishoboka, kandi abigaga bakaba ari abahungu cyane kurusha abakobwa. Abakobwa bo by'umwihariko bari bakiri mu mwijima wo guhezwa mu byerekeye uburezi, kuko ababyeyi benshi babonaga nk'abagomba kuguma mu rugo, bigishwa imirimo yo gutegura, gucunga urugo no kurera abana. Abahungu bo bahabwaga amahirwe yo kwicara ku ntebe y'ishuri, aho bigaga gusoma no kwandika, bityo bakagira amahirwe yo kwandikira bagenzi babo ubutumwa. Niyo mpamvu umusore washoboraga kwandika cyangwa gusoma ibaruwa yabaga ari umuntu w'ingenzi cyane mu muryango cyangwa mu mudugudu wose. Washoboraga no gusanga ari umwe kuko abantu benshi batitabiraga ibyo kwiga cyane. Umuntu wabaga abasha gusoma rero yafatwaga nk'umunyabwenge wizerwa, n'igihe cyose habaga hari ibaruwa yoherejwe cyangwa igomba koherezwa, abantu bakamwifashisha. Iyo umuntu yashaka kuvugisha undi uri kure, yahitaga afata ikaramu n'urupapuro akandika ibaruwa irimo ibyo ashaka kuvuga byose cyangwa se akayandikisha. Iyo baruwa yishyiraga mu ibahasha igahabwa umuntu wagombaga kuyitwara. Hari ubwo yabaga ari umugenzi wajyaga ahantu bakamwifashisha kuko yajyaga muri ibyo bice, cyangwa se umuntu agahabwa ubutumwa bwihariye bukaba ari bwo bumuhagurutse iwabo. Bakoraga ingendo ndende n'amaguru, bagaca mu misozi, bakanyura mu mashyamba no mu biyaga bigari, rimwe na rimwe bagafata ubwato bakagenda nta muntu baganira nawe, bakarara amajoro kugera bagejeje ubutumwa aho bwagombaga kugera. Umuntu yagendaga n'amaguru gusa. Nubwo abantu bandikaga, hari abatumaga abandi ijambo runaka bagomba kubagezaho, umuntu akava mu gace kamwe akajya mu kandi agiye kuvuga ubutumwa yahawe. Ariko ubwo mu nyandiko nibwo bwabaga bwizewe cyane, ndetse bugaragaza ko uwo muntu akubaha kandi akwitayeho. Ifuni yabagaraga ubucuti yari akarenge, ariko nanone siko buri gihe byabaga byoroshye. Urugendo rw'umuntu rwashoboraga gutwara iminsi igera no muri 5 cyangwa ikarenga, ahantu umuntu yashoboraga kugenda amasaha 6 cyangwa andi make, ubwo yashakaga akanya kazigera bitagombeye kwandika ibaruwa ngo ayihe undi muntu. Mugabe rero utari uzi ko burya Shimwa yigeze gukunda uwo mukobwa, ntiyarazi ko yamuha ibaruwa ngo narangiza ahindura amagambo uko yishakiye. Shimwa amaze kuyibasomera, abonye agahinda bari bagize atangira kubigiraho umwana mwiza, ababeshya ukuntu Mugabe yahageze akajya mu bintu byinshi birimo ubusinzi n'abakobwa. Yagize ati, mugira inama akabyanga, buriya uzatinya umuntu ugera ahantu yabona amafaranga menshi agahita atangira kwiha ikintu cyose yabuze mu buzima bwe, inzoga, abagore, mbese yitwara nabi. Nanjye nashyigikira ko atandukana n'Umuhoza, ariko nabonye amuha ibaruwa ndatangara kuko nibwiye ko akimukunda. Njye nkurikije uko abayeho, ibi nibyo yari kwandika. Gusa nimuhumbure, ninsubira nzamugira inama, wenda azagaruka ku murongo. Sinatuma urukundo Umuhoza yamukunze kuva kera rupfa ubusa. Rwose ngenda byiyemeje, nzakomeza mugira inama mfatanye na sebuja, wenda azagaruka ku murongo. Bakomeje ibiganiro bahumuriza kuko bose bari bababaye. Umuhoza ageze arabyuka aza kumva ibyo yavugaga. Yagiye gutaha bamufashe nk'umwana mwiza kuko ari afite akarimi karyoshye. Bidatinze yabasezeyeho kandi ari gukora urugendo rurerure akagera iwabo nka saa 2. Ku munsi ukurikira yari gusubira ku Rupagaso, ahantu yashoboraga no kugenda iminsi 6 yose, uretse ko nk'umusore yagendaga 5. Yasubiye ageze kuri Mugabe amubwira ko amufitiye inkuru ndende. Baricara atangira ati rero umukobwa namuhaye ibaruwa, we n'umuryango wose barishima. Icyakora namenye amakuru ntari niteze kumva, nako nanagiyeyo nyaze. Ubundi nageze mu rugo naniwe, mbanza kuganira nabi iwacu, bigeze saa 9 mushyira ibaruwa. Mu nzira abantu bambazaga aho ngiye nkababwira ko Shiri Muhoza ibaruwa yandikiwe n'umukunzi we. Mugabe ati warakosheje, ntibyari ngombwa kubabwira ko ujyanye ibaruwa. Nawe terega nari nzi ko abantu bose bazi iby'urukundo rwanyu. Mugabe yakomeje kumutega amatwi, nawe abo bantu bambwiye amakuru atari meza. Mugabe atayahe,
Shimwa ati ayo makuru nuyumva ntuyatindeho, nanjye numvise ari uguharabika gusa, ngo hari umusore ugiye iwabo kenshi, wenda wasanga bagiye kureba murumuna we kuko nawe amaze gukura. Icyakora bambwiye ko abagiye kureba Umuhoza. Umugabo ati ibyo birabareba kuko nibihuha, nyibwirira uko bakiriye ibaruwa yanjye ibindi ubireke. Shimwa ati nagezeyo saa 11 bari mu turimo twa nimugoroba, nabahaye ibaruwa bambwira ko ntawe wabasha gusoma ndayibasomera. Bose bari bavuye mu byabo baje kuntega amatwi. Namusabye kuyimusomera wenyine arabyanga ngo n'ubundi yaza kubibabwira. Uko wabyanditse niko nabisomye kandi ngashyiramo amarangamutima nawe wabyandikanye. Mugabo yarasetse ati ntiwumva ibyo bihuha byihorere, bapfa kuba bose barumvize ko namwandikiye mwita umukunzi kandi mubwira ko mukumbuye. Muri ibyo bihe abana b'abahungu bategurirwaga kuba abayobozi, abacuruzi, abasirikari cyangwa abakozi b'inzego z'ubuyobozi bw'umuryango n'igihugu. Abakobwa bo babaga bafite inshingano zo kwita ku rugo, gufasha mu mirimo y'ababyeyi, gukora imirimo y'ubuhinzi n'ibindi, bityo kwiga ntibyari igikorwa cy'ingenzi kuri bo. No mu rugo iwabo w'Umuhoza niyo myumvire bari baragize, ntihagira umukobwa waho wiga kandi nta muhungu bari barabyaye, ndetse na se bari bafite washoboraga kubasomera yari yarapfuye. Kuba Shimwa yaramubwiye ko yayibasomeye, Mugabe nawe yarabyumvaga ndetse aranabimushimira. Yamaze kumubwira uko babyakiriye, maze Mugabe nawe yemeza kurushaho gukorana umwete ngo azajya n'amafaranga afatika. Bakomeje gukora bakajya bahura bakaganira. Shimwa ageze aramubaza ati kumaze amezi 9 inaha uteganya kuzasubira iwanyu ryari? Nawe ati nzasubira hashize umwaka n'igice, uwa kabiri uzagera namaze gukora ubukwe, sinagenda narabona amafaranga ahagije kandi n'Umuhoza yarabyemeye, nzajya nkomeza mwandikire atazakeka ko namwanze. Shimwa ati nsubiyeyo nanjye ntabonye umukunzi, kubera ko aribwo bigitangira nshaka gusubira kumureba, ntabwo nakwemera ko amezi 3 ashira tutabonanye. Mugabe ati ni byiza ahubwo ndongera ngo tume ku mukunzi wanjye. Noneho ibaruwa Shimwa yajyanye ari icurikiranyije kurusha mbere. Yageze ku Muhoza mu masaha ya saa 8, amusanga ku irembo aragiye intama yari ifite utwana 2. Yamugeze aramusohoza mubaza amakuru, aratangira ati nongeye kugaruka, buriya njye sinkunda gutinda ku rupagasongo ntibagirwaho nasize. Umuhoza yaragifite agahinda kuko Mugabe yamwanze. Yabajije Shimwa ati amakuru yese yageze aho yisubiraho? Nawe ati simbizi kuko yamaye indi baruwa. Umuhoza utaruzi gusoma arayifasha arayifungura ati basi pfa kubinsomera nubwo birambabaza wenda cyangwa hari isubiyeho, kubera afashe umwanya akanyandikira nabyo reka mbiha agaciro kuko njye ndacyamukunda nubwo yanyanze. Yaramusomeye ati umutima wanjye wamaze kukwibagirwa, ndashaka kukumenyesha ko namaze guhitamo undi mukunzi. Umuhoza nturi Umuhoza nk'uko witwa, kuko Umuhoza wa nyawo utari uwo kwizina gusa n'uwagusimbuye. Nawe uzashaka undi umugabire urukundo rwawe njye undeke. Uwagusimbuye ndatekereza ko tuzakora ubukwe vuba akanyiza ibikomere wanteye, wananiwe kugumana umutima udahemuka, wumva ko nta wundi uzigera kuruta mu mutima wanjye, ariko waribeshyaga. Icyo nizeye nuko ubutumwa buzakugeraho ukamenya ko nabonye undi uzahora ari uw'ingenzi kuri njye kandi nta wundi nzamusimbuza. Umuhoza yararize arahogora cyane kuko bari babiri. Shimwa aramwegera amwegamiza mu bituza, amanagura amarira amuhumuriza, amubwira ko akwiriye kwishimira ko batandukanye hakiri kare, ko iyo baba barabanye ari kuzahora arira nk'uko nyina we ubwe yarize abitewe no kuba umugore wa 3. Yaramubwiye ati uburere yahawe nawe nibwo afite, se niba yarakunze abagore 3 uratekereza watandukanye nawe? Buriya ashobora no kuzagaruka akagusaba imbabazi mukabana, ariko n'ikimenyetso ko yazaguharika. Uwo yabonye akamukunda nawe ntamuhagije, afite benshi abwira ko akunda, ababeshya ko bazabana. Wishimire ko we yaretse gukomeza kukubeshya akakurekera amahitamo, kandi koko igihe n'iki ngo utangire kwitekerezaho, dore umaze gukura, ejo cyangwa ejo bundi batangira kukuvugiraho ko wagumiwe. Nibe nanjye nubwo ngeze iki gihe ntarabona umukobwa wizerwa, ariko ndi umusore nizeye ko nzamubona, nimubona nzamwubaha mukunde cyane kandi sinzatinda gukora ubukwe. Nari nzi ko abakobwa ari mwe bahemu, ntinya kugira uwo ndambagiza ntaritegura neza ngo ntazatinda bakamuntwara, ariko Mugabe yanyeretse ko nta muntu wo gupfa kwizerwa. Navugaga kuri njye w'umusore ko igihe cyose nazabonera umukobwa ubikwiriye twazibanira, ariko wowe nukomeza gutinda bazakwita umukecuru. Nabuze amagambo y'abinaha. Umuhoza wabaye cyane ati nzi ko nawe ufite abakobwa benshi utondekanyije bazi ko bakunda. Shimwa ati njye suko nteye, na Mugabe arabizi nuko yananiye. Bakomeje kuganira mwumvisha ukuntu hari umusore mwiza utababaza umukunzi we. Yagiye gusoza aramubwira ati nawe ukwiye kumwereka ko atari uteze amakiriro, siwe kamara. Shaka umuntu witeguye kuko uri uwizerwa, muhite mutegura ubukwe atazanagutanga kubukora, maze abantu bakaguseka bakaguha urw'amenyo, bakavuga bati umusore wamubenza amutanze no gushaka, wazasazira iwabo. Buriya umutanga gukora ubukwe bazavuga bati yaramubenze none yibona umusore umukunda anakora ubukwe bwiza mbere ye. Yabitekerejeho n'ikindi gati none se urumva nzamuvana he? Erega se twe dutereta, abahungu nibo bafata iya mbere. Shimwa amurebanye impuhwe ati ndamara iminsi myinshi naha, wenda nk'icyumweru, buri munsi nzajya nza twiganirira kuko uri umwana mwiza. Sinigeze mbona umwanya wo kuganira nawe, rero nyemerera njye nza tuganire mu gihe nkiri naha. Yarabyemeye bahana gahunda ihoraho.
Icyumweru cyagiye kurangira umukobwa amaze gutuza kuko Shimwa yari afite akarimi karyoshye amuhumuriza kandi amwereka ko kuba Mugabe yaramwanze ari byo byiza, ko yamumenye hakiri kare batari abana ngo babyarane nk'abana batatu narangiza amutabura aho yerekeza. Koko n'Umuhoza yumvaga ari byo, atangira kwishimira Shimwa abonagamo umutima mwiza uruta uwa Mugabe. Mbere yo kugenda yamubwiye ko abishaka bakundana bagategura n'ubukwe vuba ku buryo bazatanga Mugabe bakamutera kwicuza aho kugira ngo azamutange ari we. Umuhoza yari yiboneye umujyanama mwiza cyane, banogeje umugambi uwo munsi baba bakunze. Shimwa yageze igihe cyo gusubirayo Umuhoza amaze kwiyibagiza Mugabe ashaka no kumwihoreraho muri ubwo buryo. Shimwa yongeye gusubirayo aganiriza Mugabe amubwira ko rwose byarangiye umukunzi we batuye n'inzoga za mbere. Mugabe yarababaye cyane abimusubirishamo inshuro nyinshi. Shimwa ati uwo musore ngo barakundanye cyane, we ni uwo mu bakungu si uwo ku mugore wa gatatu nkawe. Nabajije impamvu yakwanze, nyina arambwira ngo se yashatse abagore batatu niko nawe bari kuzaharika umukobwa wabo, abo bandi ukabamurutisha. Uretse n'ibyo abantu bose bazi ko wahunze kuko ngo iwanyu bakwimye ikibanza. Ibaze nawe umusore bagiye kubana ko yabemereye nk'umunani, none wowe ukubona imwe wari kuzatangaho inkwano byagusabye kuza ku rupagaso. Uwo musore nakuriye amakuru numva atari uwa kure y'iwanyu, nta masaha abiri arimo uvuye iwawe. Ushobora no kuba umuzi, bambwiye izina sinaryibuka neza ariko ubanza yitwa Sugira. Iryo zina yararihimbye ariko byahuriranye n'uko Mugabe yari arizi. Yapfukamye hasi nk'umwana muto, aho kugira ngo amarira agwe mu nda yaguye ku itaka aratemba. Intimba yamushenguye umutima kuko nta kindi yaruhiraga kitari Umuhoza. Yifuzaga gusubirayo mu mezi 3 gusa yari imbere, akagenda agiye akagura ikibanza agafata irembo, ari no mu bikorwa byo kubaka agasaba ko bakabana kandi ntazasubire gupagasa. Ariko yacitse intege cyane kuko byose yaruhiraga byasaga nk'ibirangiye. Yabwiye Shimwa ati niba kuko ari uko bimeze sineze gusubira mu rugo iki gihe, nazanasanga ubwo bukwe buri kuba kandi sinabyakira gusanga ariyo nkuru abantu bose bavuga. Nzakomeza nihishe inaha, nzasubiraho kera hashize nk'imyaka 5 abantu baramaze kubyakira. Mama yihangane ntazongera kumbona vuba, ahubwo wenda nujya kujyayo uzambwire mugutumeho umushyiri ibaruwa y'umuntahiriza. Ibyo gusubirayo byo sinzi ko bizapfa kunkundira kandi Umuhoza atarashakiye na kure. Uwo Sugira ndamuzi, ntatuye kure y'iwacu rwose, kujya iwacu byazatuma niyahura. Shimwa yaramukomeje amubwira amagambo yo kumuhumuriza ndetse anamushyigikira muri uwo mugambi wo kubanza gutuza akazaba asubira iwabo kuko byari kumufasha kunoza imigambi yakigarurira Umuhoza. Icyakora amubwiye ko iyo myaka 5 yaba akabije, amusaba kutayigira ihame. Yaramubwiye ati ninsubirayo mama we nzamubwira ko umeze neza, njye nibisanzwe muri iyi minsi ndi kujya kureba uko ibikorwa byanjye byo kubaka bimeze kandi nkeneye guha umukunzi wanjye igihe gihagije turi kumwe. Mugabe yabaye ahangayitse afite intimba ku mutima, aragenda arananuka. Nubwo bwose kujya iwabo byatwaraga iminsi 10 mu rugendo, 5 yo kujyayo n'indi 5 yo kugaruka, Shimwa we hagati y'amezi 2 na 3 yakoreshaga uko ashoboye akajyayo, yabaga ajyanywe n'Umuhoza ngo arebe ko yamwigarurira. Nta nubwo byamugoye, yari yaramaze kumuhindura umutima, yaratumye agerageza kwikuramo Mugabe uko ashoboye nubwo byari bikimugoye, yiteguye kubana nawe. Nyuma y'amezi 2 atuzuye neza, yemeye gufata urundi rugendo. Akazi nako yasaga nk'ugasezera kuko nyuma yo kubana n'Umuhoza yumvaga atazasubirayo, byaba ngombwa ko ajya gushakisha akareba ahandi hatari muri ako karere Mugabe yabagamo. Yasubiye abanza kujya iwabo mu Mugabe. Nyina yarakumbuye kumva amakuru y'umuhungu we. Shimwa amusobanurira ko ameze neza, arenzaho ko umukobwa bakundanaga ari ugiye kumugira umugore kuko ngo Mugabe ubwe yamwanze. Yaramubwiye ati yabonye undi mukobwa mu miryango y'abakungu, bamwemereye ikibanza bamwemerera kumuha umukobwa adatanze inkwano. Yambwiye ko ubukwe buzanabera iyo nibikunda. Njye nababajwe no kuba yaranze Umuhoza kuko ari njye wajyanaga ubutumwa bwe kuwahoza ari umukunzi we, uwo nguwo Umuhoza amubwira ko atakimukunda kandi ko yabonye undi. Nanjye nagize impuhwe birangira nemeye kumuhoza amarira. Uwo Umuhoza twenda kubana. Umubyeyi wa Mugabe yarababaye ati kuko aranza ntejuru bwa iyo nkuru izavugwaho ko umuhungu wanjye yabenze umukobwa amukunze akiri muto koko. Umuhoza yarabizi ko nta kintu tugira no kurya bitugora, nyamara akomeza gukunda umuhungu wanjye. Si we gusa, iwabo bose bakundaga Mugabe, none koko nibyo amwitoye. Shimwa arabibonye ko umukecuru ababaye, amusezera harigendera. Yagiye kureba Umuhoza kuko yaramukumbuye. Nawe yari yaramaze gusobanurira iwabo ko agiye kwibandira na Shimwa, akamukura mu ipfunwe Mugabe yari yaramuteje ryo kumubenga. Icyakora bari barabigize ibanga, ntihagira uwo babwira ko yamubenze. Ikibazo cyari gihari ko hari ukuntu bari kubwira abantu ngo umusore yahindutse, ko Umuhoza atazabana na Mugabe bahoze bakundana, ko ahubwo azabana na Shimwa. Kandi Shimwa ntibari bamuzi muri ibyo bice uretse kwa Muhoza honyine kuko yahujwe nabo na Mugabe kera bakigana. Ahantu hari harimo intera y'amasaha 2 umuntu yihuse, hari kure. Shimwa yagezeyo bamwakira nk'umukwe, anabagezaho igitekerezo cy'uko bagombaga gufata irembo bagasaba bagakwa n'indi mihango igakorwa. Muri iyo minsi ubukwe bwabaga ari igikorwa cy'ingenzi cyahuzaga imiryango. Ubukwe bwatangiriraga mu gufata irembo, nyuma yaho hakaza ibyo gusaba no gukwa. Umuryango w'umusore woherezaga intumwa, akenshi bakaba ari abasaza b'inararibonye, bakajya gusaba umukobwa mu muryango we. Aho niho habaga ibiganiro birebire, bagasesengura umuco, bagacishamo no gusererezanya mu mvugo, ariko bikarangira bumvikanye. Iyo babyemeranyaga, umuryango w'umusore wazanaga inkwano zirimo inka cyangwa izindi mpano zifite agaciro.
nabo rero byarakozwe. Umuhoza yari yiteguye kubana na Shimwa 100%. Nyuma yo kumvikana ku nkwano no kuzitanga, hakurikiyeho imyiteguro y'umunsi nyirizina. Imiryango yombi yatangiye gutegura ibirori bikomeye, bashaka ibyo kurya n'ibyo kunywa bihagije, batora n'abazavuga ijambo ku munsi w'ubukwe. Umunsi w'ubukwe wabaga ari umunezero n'ibyishimo, abakobwa n'abahungu bakabyina imbyino zitandukanye, abasaza bakivuga, abakecuru bakavuza impundu, indirimbo gakondo zikaririmbwa. Icyo gihe ntabwo habagaho gusezerana mu mategeko cyangwa imbere y'ubuyobozi bw'igihugu nk'uko bimeze ubu. Isezerano nyakuri ryabaga rishingiye ku ijambo ryavugirwaga imbere y'imiryango ndetse no mu kuba bakiriye inkwano. Byari bihagije ko imiryango yombi yemera ko abana babo babana maze bakabashyingira bigendanye n'umuco. Hagati y'imiryango ya Shimwa n'Umuhoza ibyo byose byarakozwe. Amagambo yari menshi, abantu bavuga ko yanze umuhungu wamukunze kuva kera ari we Mugabe, abandi bakavuga ko Mugabe ari we wamwanze, mbese inkuru ari nyinshi bavuga ibyo bashatse. Icyakora barenzagaho ko niba ari we wamwanze ntacyo yungutse, kuko yaragiye kwibanira n'undi musore mwiza umukunda kandi w'umukongo. Ibyo rero byatumye Mugabe bamufata nk'umuhombyi, cyane ko atanaherukaga muri ako gace. Umunsi nyirizina w'ubukwe warageze. Byari bizwi ko kuri uwo munsi umukobwa yajyanwaga mu rugo rw'umusore ari kumwe n'itsinda ry'ababaga bamuherekeje. Mbere yo kugenda babanzaga kumugira inama. Ba nyirasenge na ba nyina wabo ndetse n'abandi bagore b'inararibonye bamwigishaga bwa nyuma ko akwiriye kuzitwara mu rugo. Bamwibutsaga ko agomba kubana neza n'umugabo we ndetse n'umuryango we wose. Kujyana umukobwa mu rugo rw'umugabo ntibyakorwaga mu gitondo cyangwa ku manywa y'ihangu, ahubwo kenshi byabaga mu masaha y'umugoroba cyangwa nijoro. Byaterwaga n'uko abaga ari umuhango w'icyubahiro, ugakorwa mu ibanga no kubahiriza imigenzo, bikanarinda ko abantu bo hanze batifuzwaga bajyana nabo ngo bivange mu muryango. N'Umuhoza bari bamuteguje ko bagombaga kumujyana mu ijoro, bagenzi be b'abakobwa n'abasore ndetse n'abandi bantu bakamushyikiriza mu rugo rushya. Muri icyo gitondo, mbere y'uko umukobwa n'abamuherekeje baza mu rugo rw'umuhungu ari we Shimwa, hari imyiteguro myinshi. Abagabo, abagore b'umuryango n'abaturanyi bari bateraniye mu rugo bakora ibikorwa bitandukanye, bamwe bategura ibyo kurya n'ibyo kunywa byo kwakiriza abashyitsi, abandi bahugiye mu byo gushyiraho imitako, bari gutegura aho abantu bari bwicare, abandi bategura indirimbo zo kuza kuririmba. Shimwa we ntabwo ari yemerewe kujya hanze uko yishakiye. Yari yicaye mu nzu agasohoka gake cyane kandi nabwo yitonze. Yicinyaga icyara avuga ati birangiye umukobwa mutwaye, Mugabe nashaka azabimenye, ariko nzaharanira ko azagera igihe cyo kuza intara amaze kwimuka. Umuhoza nzamusaba twimuke muri iyi ntara tujye mu yindi cyangwa twambuke tujye mu kindi gihugu. Mugabe nagaruka azabura uwabaza uko byagenze, kandi nzandika Umuhoza yabitse. Nzimuka mbanje kuzitwika. Wenda bazavuge menshi, ariko nta kwezi tuzamara inaha nyuma yo kubana. Ngomba guhita mpunga hatazagira n'umuntu ujya kubibwira Mugabe, kandi Mugabe ageze inaha rwose yakora uko ashoboye akanyica cyangwa se akandogesha. Yiriwe mu cyumba cyihariye cyari cyamuteguriwe n'inshuti ze za hafi, abavandimwe n'abandi bantu b'abagabo. Bari bamwicaye iruhande banywa inzoga kandi bamugira inama z'uko agomba kwitwara nk'umugabo ugiye kubaka urugo. Yumvaga afite amatsiko menshi, atindiwe n'uko amasaha y'ijoro agera umugeni akaza, akaba aribwo asohoka agiye kwakira umukobwa n'abari kuba bamuherekeje. Ku rundi ruhande, wa mugabo wigeze kuzana ubutumwa ku mukungu wo mu gace ko kwa Mugabe, akaba ari we umurangira akazi yongeye gutumwayo. Haburaga iminsi 5 ngo ubukwe bube, bivuze ko ari kuhagerera igihe. Yarajyanye ubundi butumwa abushyire wa mukungu n'ubundi. Inshuti ye ya kera, ni ukuvuga uwo mukungu, yari ifite ubukwe bw'umwana wayo w'umuhungu. Yifuzaga kumutumira hakiri kare. Iyo ntumwa agiye kujyayo, inyura kuri Mugabe ngo imubaze niba atamutuma. Mugabe yabisamiye hejuru maze yandika ibaruwa yuzuyemo agahinda kenshi. Yari yanditse arayimuha, arinze ati nugera ugasanga atarakora ubukwe uzayimumpere, ariko naba yaragiye w'umugabo uzamwihorere. Nugaruka nzaguhemba rwose. Uzamenye amakuru yose nawe uzazuyambwire, kandi uzansohurize mama umubwire ko ntazatinda kugaruka. Nubishaka nanjye uzambwire nkwishyure nk'uko abandi bakwishyura ukabatumikira. Uwo mugabo yafashe ibaruwa yitwarana niyo yindi yarashyiriye umukungu. Nyuma y'iminsi 5 yagezeyo, abanza kunyura iwabo w'Umuhoza. Yasanze uwo munsi aribwo bari bumujyane ku mugabo. Umukobwa yari mu nzu bari kumuganiriza bamuhumuriza kuko kuva ubu utazagaruka akajya kubana n'undi muntu batakuranye byari bimugoye. Amahirwe yari afite ari nayo mpamvu atariraga cyane, nuko wenda yari yarambagirizanyije n'umusore bitari ibya mbere yaho yashoboraga no kubana n'uwo atazi. Yaramutoranyirijwe n'ababyeyi. Intumwa yagezeyo igenda isunika abantu ngo igere mu nzu. Yaje ivuga ko izanye ibaruwa yihutirwa kandi ko igiye no mu mukobwa. Yababwiye ko yihuta ko bamukeneye bamusanga kuri wa mukungu mu gihe nyine bari kuba bakeneye kumuha ibaruwa yasubizaga iyo yarazanye. Muri abo bantu b'abagore n'abakobwa bari bamwegerewe mu cyumba harimo umwe uzi gusoma. Yahise abona inyuma handitse Mugabe. Yababwiye ko ariye. Umuhoza arisaza ngo ntashaka kumva ubutumwa bwe bumukura umutima. Yababwiye ko adashaka kwibuka agahinda yamuteye, ati ubwo nayo imeze nk'izo yanyandikiye mbere, ashaka kumbwira ko yakoze ubukwe n'undi mukobwa. Uwo mugore yaramubwiye ati banza wumve ureke gusakuza utarumva icyo yavuze. Yageze aratuza yemera ko basoma ubwo butumwa. Mugabe yari yaranditse ati ku mukunzi wanjye Umuhoza, nubwo bwose wanyanze ngenda cyagufata nk'umukunzi wanjye. Maze amezi arenga 8 ntasinzira. Kuva nahabwa amakuru nashimwa ko wikundiye undi kandi ko mwitegura kubana byaranshegeshe, nibaza icyo wamuye ndakibura. Ese koko sugira mwahoze mukundana cyangwa mukundanye ubu?
yego kuko iwacu turi abakene, ariko wabyihanganiye igihe kirekire kandi nagiye gupagasa ngo njye nawe tutazabaho dukennye. None kuki wahisemo kundutisha uwo musore ngo ni Sugira? Ese nibura iyo ugerageza ukabimenyesha simbibwirwe na Shimwa wabaga ubyumva nk'ibihuha kandi byarageze kure? Nibura se amabaruwa 2 nakwandikiye mbere nkubwira ko ngukumbuye kuki ntacyo wayavuzeho? Ariko nanjye ndabaza ubusa, wari gusubiza ute baragutwaye umutima? Umuho n'ubu sindabyakira, maze amajoro arenga muri 300 nkuririra aho ndarahacitse inyanja. Sinkwifuriza nk'ibyo wanshyizemo, nibura uzahirwe mu buzima ubone umugabo uzagukunda cyane nk'uko ngukunda, cyangwa se uzanandusha. Njye nzahora ngukunda nubwo ahazaza hanjye washyize igihu, ntazi niba nzapfa nongeye gukunda. Wowe ho nkwifurije ishya n'ihirwe ryo kuzabyara ugaheka. Yari ugukunda Mugabe wa Mihigo. Umuhoza yarikanze ati none se ibyo usomye nibyo byanditse? Abandi bati natubwire, cyangwa dushaka undi muntu utazi iby'iyi baruwa, utazi uri kubera hano muri iki cyumba azadusomere. Bazanye umusore wari uri aho yaturutse kure cyane yaje muri ubwo bukwe, ahageze nawe aba ari byo abasomera. Umuhoza yatangiye kwibaza niba koko ari ubutumwa bwa Mugabe, yibaza impamvu yari yanditse ayo magambo kandi we yarazi ko ari wa mwanzi. Hanyuma barabona bo baramwataka, bamubajije icyatumye areka Mugabe atababeshye, abasobanurira byose ntacyo abahishe, ndetse azana n'amabaro yohereje mbere. Bakiyakubita amaso, uwo mugore n'uwo musore babasomeraga bazenze amarira mu maso. Mugabe yamwandikiraga amagambo y'urukundo amubwira ko ari hafi koza. Iya mbere yari yanditsemo ngo Umuhoza mukobwa twakundanye kuva kera, nongeye kugusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana. Ubu ndi kure cyane ariko buri munsi umutima wanjye uhora ugutekereza. Murankumbuye ibihe byiza nanyuranyemo nawe. Nishimira ko namaranye ubuto bwanjye nawe kandi wagutwaye ubuto umuha n'ubusaza. Ndagusaba ngo ukomeze wibuke ibyacu kuko nasanze nta wazigera kurota. Nifuza ko tubana bitari kera. Nkora uko nshoboye kose ngo nubahirize isezerano. Imbaraga nkoresha ntizipfa ubusa, umusaruro ndawubona. Kandi nzakoresha izindi mbaraga zanjye zose nsigaranye, nzitanga uko nshoboye kugira ngo njye nawe tutazabaho nabi. Uri impamvu ituma numva ko ngomba kudacika intege. Niyo mbyutse ndushye nkibuka isura yawe, umunaniro urashira nkajya mu kazi mfite imbaraga meshwa no kugutekereza. Iyi baruwa yari iyo kuguha intashyo. Umuhoza yanze kubyemera, ababwira ko Shimwa we yasoje avuga ngo iyi baruwa yari iyo kugusezera burundu. Yatangiye kwitekerezaho no kwibuka uko byagenze. Abaraho bahita bumva ko Shimwa yahinduye ubutumwa ku munwa agasoma ibitanditse. Barebye n'iya kabiri, noneho umugore wasomaga amarira amanuka ku matama. Yagiraga iti umutima wanjye uragutashya, ndashaka kukumenyesha ko mu gihe gito nzakugeraho umukunzi. Umuhoza uri Umuhoza nk'uko witwa, kuko niwe wampojije amarira yose nagize mu buzima. Izina ni ryo muntu, ni ukuri ntawe wagusimbura. Uzambabarire ntuzashaka undi ngo umugabire urukundo wampaye. Ndateganya ko tuzakora ubukwe vuba. Nizere ko gikomeye ku isezerano ryo kugumana umutima udahemuka kandi wumve ko nta wundi uzigera afata umwanya mu mutima wanjye. Icyo nizeye ni uko ubutumwa buzakugeraho ukamenya ko ari wowe ingenzi kuri njye kandi ko nta wundi nzagusimbuza. Ibyo Shimwa yamusomeye hari harimo ko yabonye undi mukunzi kandi ko nawe akwiriye gushaka undi wo kumusimbuza. Umuhoza yarongera arira cyane, abari hanze bakeka ko arijwe no kuba agiye gusanga umugabo agasiga mama we na barumuna be babiri. Nyamara yarababajwe nuko bari bagiye kubana yari yaramuhemukiye akamuteranya n'umukunzi we nyakuri. Abari aho bahamagaye nyina na barumuna be bababwira inkuru yose, nabo bumva ubuhemu bwa Shimwa. Kutiga, kutamenya gusoma byari bimaze gutuma ibintu byose bihinduka indoro. Ariko nabo babajije Umuhoza bati uretse guhubuka ni gute umuntu yakwanga akakwandikira amabaruwa ubugira kabiri? Kuri uwo munsi wo kumushyira umugabo we Shimwa hakiri mu gitondo, hari hamenyekanye ko Shimwa ari umuhemu, akaba umugambanyi wagambaniye inshuti ya kera ngo ayitware umukobwa. Urusaku rwabaye rwinshi aho mu rugo, amakuru atangira kugera ku bantu bose. Iwabo w'Umuhoza bikundiraga Mugabe n'ubundi, ariko kuko bibwiraga ko ari wanze umukobwa wabo, bashyigikiye ko abana na Shimwa ngo amukure mu gisebo. Bakimenya ayo makuru bahise bahamagara ya ntumwa ngo izibabwire ubuzima Mugabe abayemo. Nibwo ari kiva kwa wa mukongo igeze kwa nyina wa Mugabe. Abantu 3 babwo bamusanze aganira nawe amubwira ubuzima umwana wabayemo n'agahinda afite kuko umukobwa yamwanze. Nyina yatanga ari kumubwira ko rubanda bose bazi ko Mugabe ari wanze umukobwa. Abo bagabo bari bavuye iwabo w'Umuhoza baje kumubwira ko akenewe ngo babwire ko ibaruwa kuko ari iza Mugabe. Abiwabo wa Mugabe nyina n'abandi bana barabakurikiye ngo bajye kumva uko bimeze, kuko umuhungu wabo rero basize urubuga ngo yagiye gupagasa yigira umusinzi ajya mu bagore, bituma benga umukobwa wamukunze akiri umwana atiteye ku bukene bw'iwabo. Bageze mu rugo umuryango w'umukobwa wamaze guterana, baganirije intumwa ibabwira agahinda ka Mugabe n'ukuntu yananiwe n'ubutumwa Shimwa yamuzaniraga. Uwo mwanya umuryango wese ufata icyemezo cyo gusubika ubukwe. Nubwo inkwano z'inka zari zaratanzwe kandi zaramaze kwakirwa n'umuryango, icyemezo cy'umuryango w'umukobwa cyari cy'ingenzi cyane cyagombaga kugenderwaho. Ubukwe ntibwashoboraga gukomeza ngo nuko inkwano zari zaratanzwe.
ababyeyi n'abakuru b'umuryango w'umukobwa bahise bahura baganira ku buryo bwo gusubika umuhango mu buryo bwiza, bakamenyesha umuryango w'umuhungu ko icyemezo cyo guhabwa umugeni gikwiriye gusubikwa kubera amakuru mashya bari bamwumviseho yuko atari umuntu wizewe. Abandi bagabo barabirwanyije bavuga ko inkwano zatanzwe ari nyinshi, bavuga ku nzoga no ku bindi batakaje, batanga igitekerezo ko Umuhoza abana na Shimwa bikarangira kuko umugabo we rero amaze kwiyakira. Abavuze ibyo habuze gato ngo Umuhoza bakureho inyama kubera ko nta se bari bafite. Nyina niwe wagombaga kuvuga bikumvikana kurushaho kandi yarashyigikiye umwana we, ahubwo banditse ibaruwa basaba Mugabe kugaruka yihuse agashyingiranwa n'umukunzi we hakiri kare. Abantu bari baje aho mu bukwe babwiye ikibazo gihari nabo bajya ku ruhande rw'Umuhoza. Mugabe nta kosa na rito yari afite. Intumwa yihutanye ibaruwa mu gihe abandi bantu bari boherejwe kwa Shimwa ngo babwire ko ubukwe butakibaye. Shimwa yumvise ayo makuru umutima umuvamo kuko yari afashwe. Ibyo byose byari bipfuye ku munota wa nyuma. Amakuru akigerayo bashatse kuyahakana batangira kubisiganaho, nyamara we yari azi ukuri. Yasohotse mu bantu bose batarabibwirwa, ageze ku irembo ahita yiruka arahunga. Yatinyaga kuzaba iciro ry'imigani ahantu hose kuko inkuru yari ikomeje gusakara. Uwo munsi hiriwe imvururu ku mpande zombi, cyane cyane wabo washimwa kuko yagiye bagategereza ko agaruka bagaheba. Yari yanyuze mu gikari ntiyanyura mu irembo, hari hicaye abantu benshi, ariruka ntiyagaruka. Ahantu yateganyaga kuzajyana Umuhoza niho yari yerekeje ngo ajye kwihishayo. Iwabo bakimara kumubura babanje kujya inama ngo barebe niba inkwano zabo zizabagarukira, ariko amakosa yari yaravuye ku ruhande rwabo. Shimwa yari yanabihamije neza ahita ahunga. Iwabo w'Umuhoza ho byari birimo urujijo, bibaza niba koko Mugabe azaza akababwira ibihuje n'ibyari muri ayo mabaruwa. Nyuma y'iminsi mike abantu birirwa banywa inzoga bari kuzakoresha ubukwe ku mpande zombi, kwa Muhoza bategereje Mugabe, kwa Shimwa bakibaririza kandi bagishakisha aho aherereye, baratinye kugera mu maso y'iwabo w'Umuhoza. Mugabe yarahageze. Aho hantu bamwe bahagendaga iminsi 6 abandi 5, ariko we yahaje iminsi 4 gusa, wateranyeho n'5 intumwa yagiye ikaba 9. Mbere yo kujya iwabo yagiye kwa Muhoza yihuta, abantu bamubonye kuko bari bazi ikimuzanye bavuze induru bishimye. Umuhoza nawe yavuye mu nzu yihuta araza aramuhobera cyane biratinda, abari aho bose bakoma mu mashyi bavuza induru, abandi bavuga ibyivugo ndetse abazi kubyina batangira kubyina. Nta magambo menshi, byabaye nk'aho batangiye ibirori bundi bushya, nk'aho ubukwe ariho bubaye. Nyuma y'isaha yose abantu bari mu munezero, imbere y'imbaga Mugabe yasobanuye iby'amaruwa yoherezaga mbere yahaye Shimwa n'ukuntu Shimwa agarukaga amuca intege. Abantu baramwishimiye ndetse banasaba ko bakomeza imihango yabo, umukobwa wabo ntibivuga ko ubukwe bwe bwapfuye, ahubwo agahabwa Mugabe ku manywa y'ihango. Nyina wa Mugabe nawe yaramaze kuhagera. Akanyamuneza ari kose ko kubona umuhungu we yishimiwe na buri wese wo muri ako gace. Ndetse se wa Mugabe yasabye ijambo, ababwira ko yiteguye guha umuhungu w'inzu yo kubamo ntagurwa no gutekereza ibyo kubaka indi, anaboneraho gusaba imbabazi mu ruhame kuko yamwimye ikibanza. Impundu zarongeye ziraterwa, amashyi arakomwa, ibirori birori. Nuko byagenze, uwo mugoroba Mugabe n'Umuhoza berekeza mu nzu ya se iyo yaraherutse kubaka mu isantere ngo azajya yipimiramo ibigage n'inzagwa. Nyuma y'icyumweru ababyeyi bashimwa baje gutakira iwabo w'Umuhoza, bababwira ko nabo batari bazi ko umwana wabo ari umuhemu, ko yahise ahunga kandi ko batazaherereye kugeza ubwo. Ntibifuzaga ko biteza amahane, ariko ntibashakaga guhomba burundu. Mu kinyabupfura bemeranyije ko inka 3 bari baratanze basubizwamo imwe, bose bagafatanya ibihombo. Barabyemeye ndetse baraniyunga kuko nta kindi bapfaga. Amakosa yari yashimwa. Ku rundi ruhande, nyuma yo kumugeza mu rugo rw'umugabo, Umuhoza ntiyari yemerewe guhita akora imirimo yo mu rugo, ahubwo yagombaga kumara igihe runaka mu nzu yaramye, yigishwa kandi amenyerezwa ibintu byose by'ingenzi byo kubana n'umugabo no kubaho mu muryango we. Abakuru b'umuryango, cyane cyane nyina w'umuhungu na nyirasenge, bamwigisha ko agomba gukora imirimo yo mu rugo, uburyo bwo kubana n'umugabo we, uburyo bwo gutunganya ibyo kurya n'ibindi bikorwa, ndetse n'indangagaciro zarangaga umuryango yarashyingiwemo. Icyakora mbere yo kwaruka, se wa Mugabe utari warahindutse na gake, nta rukundo amufitiye, yaje kumubwira amagambo yamutunguye. Yamubwiye ko yamutije inzu agamije kwereka abantu ko nta kibazo cye, ngo anasibanganye ibimenyetso by'uko koko yamwimye ikibanza kuko yari yaragiye amuserereje. Yaramubwiye ati, ndagutije inzu ngo udaseba, none rero ngo haye ukwezi kumwe ukaba wamaze kumvira mu nzu washatse ahandi werekeza. Ibyo ntacyo byari bitwaye Mugabe kuko yari yarazanye amafaranga menshi ahagije. Yashatse aho agura ikibanza arubaka, igihe kigeze ava mu nzu ya se, abana n'Umuhoza muyo biyubakiye. Nyuma y'amezi 4 ariko, Mugabe yanze ko azabana n'umugore we muri ubwo buryo, ataramusabye cyangwa ngo amuke nk'uko yagombaga kubigenza. Atitaye ku byabaye bigapfa, yasabye Umuhoza ko bakora ibyo bitaga kwirega, bagasubiramo imihango ubwabo batakoze. Bo babifashe nk'aho bashakanye rwihishwa, banzura ko bagomba kwirega. Kwirega cyabaga ari igikorwa cyo kugaragariza umuryango ko ababanye bashaka gukosora icyaha bakoze cyo kubana mbere y'ubukwe nyirizina. Nabo bifuzaga kubikora. Bateguye ibiganiro n'abakuru b'imiryango yombi, basaba uburenganzira bwo gukora ubukwe bwemewe n'umuco, Mugabe agatanga inkwano ashoboye. Ibyo basabye barabyemerewe, maze Mugabe abana n'Umuhoza mukoye. Naha dusoreje inkuru yacu y'urukundo ya Mugabe n'Umuhoza, yahagana mu bihe bya kera ariko bitari kera cyane, aho itumanaho n'ingendo byari bikigoranye. Ntuzacikwe n'inkuru y'ubutaha.